Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri BMOG Official. Nawe utarayikora ndagusaba kuyikora kugira ngo BMOG Official ikomeze gutera imbere. Nitwa Claude, ninjye tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko twize imashini turaga amagi, uzatungurwa nuko amagi washize mu mashini atavutse yose. Bisa nkaho bitoroshye. Ni hafi kudashoboka ko amagi washize mu mashini avuka yose bitewe n'impamvu zitandukanye. Urugero, ushize amagi 100 mu mashini, ntuzigere wizera ko uzabona imishwi 100. Kabone niyo waba wizeye 100% ko amagi yose abanguriye. Mbisubiyemo, ntuzigere witega ko yose azavuka. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma amagi amwe namwe atavuka. Muri iyi video tugiye kureba impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma amagi ari mu mashini atavuka. Turareba kandi uburyo wagenda urwanya buri mpamvu maze ukarushaho kongera umusaruro w'amagi mu kuvuka. Reka tuzirebe mu kanya gato katarambiranye, ntimujye kure. Impamvu ya mbere, igihe igi ritabanguriye. Iyi niyo mpamvu ibanziriza izindi ituma amagi atavuka. Igi ritabanguriye ntibibaho ko ryavuka. Uko wabikemura: ntukagure amagi ahabonetse hose, nko mu isoko, mu maduka, mu ifamu udafitiye amakuru, ndetse n'ahandi hose utizeye. Mu gihe ugiye kugura amagi, yagure mu ifamu ifite inkokokazi zibana n'amasake ku bipimo byagenwe. Inkokokazi 10 ziba zigenewe isake imwe. Ubwo niba bafite inkoko 1000, bagomba kugira nibura amasake 100. Ibi bizagabanya amagi atabanguriye. Iki kintu uzacyitondere kuko amagi abaye atabanguriye ntiyavamo imishwi. Impamvu ya kabiri yatuma amagi amwe namwe yo mu mashini atavuka: ubushyuhe bwinshi cyangwa buke. Iyo ubushyuhe bwo mu mashini bubaye bwinshi bitera amagi ikibazo, kandi bwaba buke nabwo bigatuma amagi adatanga umusaruro. Bwaba bwinshi bwaba buke bituma igi ritavuka. Uko wabikemura: menya neza ko ubushyuhe buhora ku bipimo bigenwe, ari byo 36 kugeza kuri 38 dogere Celsius. Impamvu ari ibi bipimo mbabwiye nuko udakwiye kwemerera ubushyuhe kumanuka ngo bujye munsi ya 36, kandi ntiwemerewe kuburenza kuri 38. Suzuma neza ubushyuhe kugira ngo butaba impamvu ituma amagi yawe atavuka. Impamvu ya gatatu ituma amagi ari mu mashini atavuka: ubuhehere bwinshi cyangwa buke. Iyo ubuhehere cyangwa humidity bubaye buke bituma amagi ari mu mashini atavuka, kandi bwaba bwinshi nabwo amagi ntavuke. Uko bikemurwa: genzura neza ko ubuhehere buri mu mashini yawe mu minsi 18 ya mbere amagi arimo. Iyo ari amagi y'inkoko, ubuhehere bugomba kuba hagati ya 55% ndetse na 65%. Ntibugomba kujya munsi ya 55%, nanone ntibugomba kujya hejuru ya 65%. Impamvu ya kane ituma amagi ari mu mashini atavuka: amagi amenetse. Iyo igi rimenetse ntirishobora kuvamo umushwi kuko riba ryamaze kwangirika. Uko bikemurwa: mu gutwara amagi uyakura mu ifamu wayaguzeho,
irinde kuyanyuza mu mihanda mibi. Ikindi, yatware mu bikoresho bitari ibyuma kandi ukore uko ushoboye areke kwiceka kuko niyiceka azameneka. Kora ibishoboka byose kubw'umutekano wayo, wibuka kandi ko aha ariho bizinesi yawe ishingiye. Byiteho. Impamvu ya gatanu ituma amagi ari mu mashini atavuka: kuyahindura nabi. Iyo amagi ari mu mashini adahinduwe neza ntavamo imishwi, kuko mu gihe cyo kuvuka imishwi ihera mu gishishwa cy'igi maze ntibashe kuva mu gishishwa, bigatuma itabona uko ivuka. Uko bikemurwa: shyira utumenyetso ku igi kugira ngo umenye neza amagi yahinduwe n'atahinduwe. Hano uyahindura yose ntarikikanwe, kandi inshuro ugomba kuyahindura ku munsi zigomba kuba nibura 3 ku munsi mu minsi 18 ya mbere amagi ari mu mashini. Impamvu ya gatandatu ituma amagi ari mu mashini atavuka: ibura ry'umuriro. Iyo umuriro ubuze igihe kirekire bishobora gutuma amagi apfa ntabashe kuvuka. Iyi mpamvu ifite aho ihuriye n'ubushyuhe ndetse n'ubuhehere, kuko umuriro udahari ubushyuhe nabwo buba budahari. Ubuhehere nabwo murabizi ko buturuka ku bushyuhe bwahuye n'amazi aba ari mu mashini maze bigatanga umwuka. Uwo mwuka akaba ari wo ubyara ubuhehere mu mashini. Kubura k'umuriro rero byaba impamvu ituma amagi atavuka. Uko bikemurwa: biba byiza iyo ufite moteri cyangwa genereta kugira ngo umuriro nugenda moteri isigare ikora. Impamvu ya karindwi ituma amagi ari mu mashini atavuka: intungamubiri zidahagije mu igi. Intungamubiri ziri mu igi nizo zituma umushwi wirema kandi ukabasha kugira ibice byose by'umubiri. Iyo intungamubiri ziri mu igi ari nkeya ntirishobora kuzamo umushwi, n'iyo ujemo ntiwavuka, usanga ribaye impfabusa. Uko wabikemura: niba ugiye kugura amagi yo gushyira mu mashini, gurira ku ifamu ifite ubushobozi bwo kugaburira neza inkoko zabo intungamubiri zihagije. Urugero nka vitamini A, vitamini D na vitamini E ndetse n'izindi. Ibi bizongera umusaruro wo kuvuka kw'imishwi kandi bitange imishwi ifite imbaraga. Umwanzuro: igikorwa cyo gukora ituragiro ni igikorwa cyiza cyane kandi cyunguka, gishobora kukugira umumiliyoneri. Niyo mpamvu mu gihe ufite ituragiro cyangwa ukaba ufite imashini ituraga amagi, ugomba gukuraho inzitizi zose zatuma amagi atavuka. Ibi wabigeraho ukurikiza inama ugiriwe kuri buri mpamvu twigiye muri iyi video. Ibi byatuma twongera umusaruro kugera ku kigero cya 90%. Bakunzi ba BMOG Official, reka video y'uyu munsi tuyisubikira aha, tubararikira kuzakurikirana ibiganiro byacu bitaha. Kora subscribe kugira ngo video zacu zijye zikugeraho mu ba mbere, kuko YouTube iguha mbere video za channel wakoreye subscribe. Wibuke gukanda akazogera gatuma uhabwa notification igihe dushyizeho video nshyashya. Nge mwabanye mu kiganiro nitwa Claude. Iyi channel ni BMOG Official. Ku bindi bisobanuro reba nimero twatanze kuri video ibanziriza iyi ngiyi. Ibi biganiro byacu nakagaruka
muhahe muronke imvura y'umugisha niyuhire ibyanyu. Ciao ciao, hasta la vista.